Ni radiyo Huguka wakomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Turi mu mwanya w'ikiganiro Huguka, ikiganiro twungukiramo ubumenyi tugenda turebera hamwe uburyo bwiza bunoze bwo korora no guhinga kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka. Tugenda twifashishije impuguke zitandukanye ndetse n'ibitabo bitandukanye n'ubumenyi butandukanye kugira ngo tubashe kubasangiza kuri izo tekinike cyangwa se kuri ubwo buryo bufasha umuhinzi mworozi kugera kuri wa musaruro ukwiriye. Uyu munsi twaba turimo tuvuga ku bugendanye no korora amafi. Abatubajije benshi bibanze ku byuzi kuko ari usanga harimo ikibazo tekinike cyangwa se ibibazo bigendanye no gukurikirana ubworozi bw'ayo mafi mu byuzi. Hari aho unyura ugasanga hari ibyuzi birimo na twa tuzu tw'inkwavu. Hari ukuntu abantu bavanga ubwo bworozi, akaba afite icyuzi kirimo n'inkwavu ugasanga ariko umusaruro ugasanga n'inkwavu nta n'izikirimo, ukayoberwa uko byagenze. Wenda tuzagira umwanya uhagije wo kubaza no kuganira n'ababishinzwe ku bigendanye n'ikiri gukorwa kugira ngo ahantu hahoze amafi abantu bongere bahabyaze umusaruro, kuko iyo ubonye icyuzi kiri aho ngaho nta mazi arimo, aho hantu haba hapfuye ubusa. Ariko wenda hari n'izindi mpamvu, ubwo tuzagira umwanya wo kubiganiraho mu buryo bundi mu bindi biganiro. Hanyuma ku bigendanye n'imyungukire y'amafi, kubisesengura neza cyane uko washora ukunguka, tuzabigarukaho mu kiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi, aho tuvuga gushora no kunguka. Uyu munsi turibanda kuri tekinike ko tugenda tunasubiza n'ibibazo mwagiye mwibaza. Hari abatubashije ibigendanye n'ubwo bworozi bw'amafi, icyororo cyava hehe, ese byatanga umusaruro mwinshi n'amezi ate, hari imbogamizi zirimo ku buryo ndetse n'ubuhe buryo umworozi w'amafi muri bya byuzi yafata neza icyo cyuzi, amazi ntabure ntagere aho ngo abivemo, kuko usanga hari ababitaye rwose biri aho ngaho nta n'ikindi kiri kuhakorerwa. Arabavuga bati rwose amafi yaracitse. Ibyo nabyo bibaho. Reka noneho turebe ku bintu by'ingenzi, turagenda dukomozaho, tuzagira umwanya wo gusesengura buri kantu mu biganiro byacu biri imbere, ariko turabivugaho mu buryo bwumvikana. Reka duhere noneho ku bigendanye n'aho umuntu akwiriye kororera aya mafi mu rwego rw'ibyuzi. Ubwo ntabwo tujya muri za kareremba, abantu baturiye ibiyaga twihanganira, ntabwo tujya mu isambaza uko borora isambaza ariko nazo zirororwa. Ntabwo tujya muri ya migezi hahandi nyine abantu bagenda bakororera amafi, ya mafi nyine aba mu biyaga no mu migezi, ntabwo tubyinjiramo. Reka twigire mu byuzi, aho usanga hirya no hino nyine ubona ko abantu bagenda bareka korora muri ibyo byuzi, ugasanga hari ibyuzi bimwe nyine bitakibyazwa umusaruro kubera impamvu runaka. Reka duhere noneho ku bigendanye no gutoranya aho kororera amafi. Ahantu rero hororerwa amafi hagomba kuba hari amazi ahagije kandi aberanye n'ubworozi bw'amafi. Ni ukuvuga ngo amazi agomba kuba ahagije. Ushobora kwibaza se amazi ahagije n'amezi ate? Kandi hakwiriye kuba hafite amazi ahagije kandi aberanye n'amafi. Ni ukuvuga ngo buriya hari amazi ataberanye n'amafi. Hanyuma kandi aya mazi hagomba kuba hakwiye kuba hafite ubuhaname butuma amazi niyijyanamo kandi akivanamo. Ni ukuvuga ngo ubuhaname ku buryo amazi ajyamo akivanamo, kuko amazi burya nayo arasaza, hari ukuntu amazi asaza. Hari amazi rero nayo agenda avugururwa. Hanyuma ubutaka nabwo bukwiye kuba ari ubutaka bw'ibumba rike kugira ngo ribashe gufata amazi. Hanyuma hari uburyo bapima amazi, ayo mazi aberanye n'amafi bapima ibyo bipimo. Hari ibyo bita pH, igipimo cy'ubusharire bw'amazi ndetse n'ubushyuhe bw'amazi. Hari ubushyuhe bw'amazi n'ubusharire bw'amazi, ibyo bita ubukarihe. Ni ubukarihe buriyera babyita gusa pH, tuvuze mu gifaransa ni pH niko babyita. Ni igipimo nyine cy'ubukarihe n'ubusharire, ibintu nk'ibyo. Noneho n'igipimo cy'ubushyuhe kiberanye n'amafi. Birumvikana ko niba ushaka kwinjira mu bworozi bw'amafi ugomba kugira ubumenyi bw'ibanze ndetse ukiyambaza n'impuguke zikabanza zikagupimira niba ayo mazi yawe aberanye n'ubworozi bw'amafi, niba ayo mazi yawe
cyangwa se n'ubwo butaka bwawe buzagufasha gukora ibyuzi bikaba bikoretse neza, kuko burya hari uburyo bakora icyuzi. Ubworozi bugomba gukorerwa ku butaka bw'ibumba, kuko burya ngo icyuzi kigomba kuba kidahitisha amazi. Ari ukuntu ahantu haba hari amazi ariko hasi harimo ikintu cy'isayo, amazi ahita cyane. Ariko ku bworozi bw'amafi, uburyo bakora ibyuzi bafite ukuntu batsindagira ku buryo ubwo butaka bwo mu cyuzi buba bumeze neza, amafi akagubwa neza. Ni ngombwa rero ko umuntu ushaka korora amafi akwiye kureba ibigendanye n'imiterere y'aho hantu, n'imiterere y'amazi, n'aho azakura amazi. Abantu bashobora kuvuga bati njye ndabona akagezi hano hafi y'iwacu, reka ntekereze umushinga wo korora amafi. Ese numara gukora icyo cyuzi, ayo mazi azaba ahagije kugira ngo worore amafi? Dore ko no muri utwo duhage, muri utwo tugezi ku mpande hariho abahinzi nabo bari guhinga imboga bakeneye kuri ayo mazi, harimo n'abandi bakora ibintu bitandukanye. Ese uwo mushinga wawe uzawunonosora ute? Birumvikana ko umushinga wose w'ubuhinzi, w'ubworozi, n'undi mushinga ugenda ureba uburyo ibyo bintu bizakoreka koko. Ari nayo mpamvu nyine mu bworozi bw'umwuga, mu buhinzi bw'umwuga, umuhinzi atekereza igitekerezo, akagira indoto, hanyuma akiyambaza n'impuguke kugira ngo zimugire inama umushinga unonosore hato atabitangira. Dore ko gucukura icyuzi nabyo bitwara amafaranga y'abakozi, gutsindagira izo tekinike, kubiberamo amazi, gushaka imbuto y'amafi, ibyo byose ni ishoramari. Ariko kugira ngo uzabone umusaruro uba ugomba kubitekerezaho, ukanakorana n'abandi. Haba hari impuguke, hari abantu baba basobanukiwe n'ubworozi bw'amafi, ukabegera hanyuma bikabasha kugenda neza. Mu kanya rero turarebera hamwe ibigendanye n'uko bacukura. Tubonye ko ari amazi agomba kuba ahagije, igipimo cy'ayo mazi, ubushyuhe bw'ayo mazi aho hantu, ndetse n'ubutaka bw'aho hantu. Noneho mu bigendanye no gucukura ibyuzi, ese umuntu ugiye kwinjira muri ubu bworozi akwiye gucukura ibyuzi ate? Turifashisha nyine imfashanyigisho y'impuguke mu by'ubuhinzi, ndetse yanditswe ku bufatanye na RAB, muzi ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. Hanyuma bavuga kuri ayo matekinike afasha umuntu ushaka kwinjira mu bworozi bw'amafi kugira ubumenyi bw'ibanze muri uwo mushinga abatangiye. Hanyuma rero tukiri kuri ahantu ho gutoranya kugira ngo ubashe kuhashyira ibyuzi, ubutaka bugomba kuba ari ubutaka bwiza, amazi aboneka. Birumvikana hari amazi, hari ubutaka, nibyo bintu bibiri by'ingenzi. Hanyuma ugomba guhitamo no kumenya ubwo butaka niba koko ari rya bumba, kuko umusaruro w'amafi, ubwiza bw'uwo musaruro n'ubwinshi bw'uwo musaruro biterwa n'imibonekere y'amazi, ndetse n'ubwo bwiza bw'ubutaka, ndetse n'ubutaka bukaba bwatuma ubasha kugira icyuzi cyiza kiberanye n'ubworozi bw'amafi nyirizina. Ugomba kureba rero niba ubutaka bukwiriye. Hari uburyo bapima ubutaka bw'inyuma no gucengerwa kwabo, ni ukuvuga ngo uburyo bwinjiza amazi. Icyuzi rero kigomba kugira amazi adacengeramo, kigomba kuba cyubatse ku buryo amazi adacengeramo. Ni ukuvuga ngo ubutaka budahitisha amazi. Hari uburyo bubaka ibyo byuzi cyangwa se babicukura mu buryo bwiza. Hanyuma amazi rero agomba kuba ari amazi meza, nayo ni ingenzi mu bworozi bw'amafi. Ko tuvuga tuti igomba kumenya amazi, kuko hari amazi ataberanye n'ubworozi bw'amafi, amazi mabi, amazi yarimo isabune, amazi abantu baba banduje, amazi ashobora kuba asa nabi kubera impamvu runaka. Hari nk'ubu ngubu imvura yazindutse igwa, usanga hirya no hino amazi y'imigezi, amazi hirya no hino yahindutse afite itaka ry'urwondo, ririya taka ry'icyondo. Mu byuzi rero ntabwo ayo mazi agomba kuba ari icyondo, agomba guhora ari urubogobogo ameze neza. Hanyuma kandi amazi agomba kuboneka umwaka wose, kuko hari amasoko usanga mu gihe cy'imvura amazi aboneka nta kibazo, ariko izuba ryava icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ugasanga amazi arabuze pe, no muri twa duhage amazi akabura burundu. Icyo gihe rero niba ushaka kuba umworozi w'amafi, ugomba gucukura ibyuzi ahantu amazi aboneka umwaka wose.
kugira ngo iyo soko ibiri aho ngaho nyine n'imvura yabura naho itabura uba ufite amazi. Twavuze ku bigendanye n'ubusharire, byo ni ibintu bapima, ni ibintu byo mu butabire bapima bareba ubukarihe bw'amazi, ariko twanavuze n'ubushyuhe dogere cyangwa se igipimo cy'ubushyuhe ni hagati ya 20 na 30 dogere Celsius. Ngira ngo iyo bavuga ibya dogere cyangwa igipimo cy'ubushyuhe akenshi mu gihugu cy'u Rwanda usanga kiri hagati aho ngaho, ku buryo ugendeye nko ku gipimo cy'ubushyuhe wasanga ahantu henshi hakwiriye gukorerwa ubwo bworozi bw'amafi, kuko iki gipimo cy'ubushyuhe gikunze kuba kiri hagati aho ngaho, hagati ya 20 na 30. Mu kanya rero turarebera hamwe uko bagicukuramo gatoya, hanyuma tujye ku igaburo, hanyuma turebe noneho nuko umworozi yakora ubwo bworozi bwe mu buryo bumufasha kubona uwo musaruro. bakubwire City Promise, Gifra, Joel, Joseph, Solomon, Victor, Ezra, Ben, Nakagabo, B.I.G. bakubwire kwipatara ukore, bakusonganere ukore, kubipatara ukore, yeah, kubipatara ukore, kurama uko mufuka, shakisha imirimo ukore, woye gutega amaboko, kubipatara ukore, kurama uko mufuka, shakisha imirimo ukore. Ni radiyo Huguka wakomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Turi mu mwanya w'ikiganiro Huguka, turi kuganira ku bworozi bw'amafi, cyane cyane tuvuga ku bworozi bwo mu byuzi. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, ariko namwe turagenda dukomeza kwakira ibitekerezo byanyu, ndetse n'abatubaje ibibazo muragenda mubona ibisubizo muri iki kiganiro tugenda tubivugaho. Ngira ngo abibazaga uko byagenda kugira ngo abantu bagire ibyuzi bitanga umusaruro, muragenda musobanukirwa n'izo tekinike cyangwa se n'ubwo buryo bufasha guhitamo neza ahantu haberanye n'ubworozi bw'amafi. Ntabwo ari kimwe n'ibindi byose uvuga uti mfite inka, mfite ubwatsi, birahagije. Ahubwo ubworozi bw'amafi hari amazi busaba, hari ubutaka busaba, hari n'imitegurire mbese y'icyuzi. Icyuzi rero bagitegura bate? Ibyuzi rero ngo bigomba kuba byubatse ku buryo bifata amazi, ku buryo nanone kandi buhoraho, kandi amazi ukaba wayakuramo yose igihe ubishakiye. Tugize kuvuga ku bigendanye n'ubuhaname mu cyuzi, hanyuma kugira ngo ubashe kubigeraho nuko nyine kugira ngo amazi avemo ntabwo haba haterereye cyangwa se hatambitse, agomba kubamo harimo dogere z'ubuhaname runaka. Niyo mpamvu ubwo butaka bugomba kuba bukomeye butinjiza amazi. Hari uburyo batsindagira mu cyuzi bacyubaka bitewe n'amafi bashaka guteramo, bitewe ndetse n'amazi bafite, hanyuma kandi bakakora ku buryo amazi igihe cyose washakira kuyakuramo uyakuramo, kuko hari igihe abantu baroba bakavugurura bagafumbira bagakomeza. Hanyuma noneho hari watubajije ku bigendanye n'imbuto. Rambera ati icyororo rwose ko hari aho ugira ugasanga amazi yarakamye. Ngira ngo icyo gisubijwe n'abaduteze amatwi mwasobanukiwe n'impamvu ko hari igihe nyine abantu bashyira ibyuzi by'amafi ahantu hatari amazi azabasha gutunga ibyo byuzi, ku buryo umworozi yashyiramo ubworozi bwe bw'amafi. Reka tugere ku mbuto noneho. Mu mafi hagomba kubamo imbuto nziza, cyangwa se icyororo babyita imbuto, kuko niyo batera mu cyuzi bavuga kubiba. Iyo bazanye twa dufi dutoya baje kuduteramo bavuga kubiba. Hanyuma imbuto rero iva he? Imbuto iva nyine ahandi hantu hari ubworozi bw'amafi. Hari nk'ibigo biba bitanga izo mbuto, cyane cyane ibigo bifite iyo gahunda yo gushyigikira koko ibigendanye n'ubworozi bw'amafi. Muzasanga hari agashami k'ubushakashatsi ka Kaminuza y'u Rwanda hariya i Huye, hari ibyuzi harya mu Rwasave, wakwambuka ukagera hariya ugana za muri Gisagara, Kigembe, hari ahantu hari ba rwiyemezamirimo ndetse n'ubworozi bw'amafi mu buryo buteye imbere. Aho hose rero haba hari uburyo wabonayo imbuto. Imbuto rero irategurwa ahantu hazwiho imbuto, birumvikana ko ni muri ibyo bigo n'ahantu nyine bafite iyo nshingano yo guteza imbere ubworozi bw'amafi. Imbuto nziza rero igaragarira ku mbyeyi nziza.
zifite igikuriro cyiza kandi zidafite uburwayi. Imbuto ntabwo ari imbuto bavuga ngo ni imbuto, kuko muzi ko amafi atera amagi akavamo nyine ayo mafi. Hanyuma rero imbyeyi nziza nyine bari ukuntu bayirebaho bakavuga ati iyi mbyeyi ni nziza, iyi fi irororoka imeze neza, ni ubwoko bwiza, bagahitamo imbuto. Imbuto rero y'amafi iterwa igomba gutwarwa mu bikoresho byabugenewe kugira ngo ishobore kugeraho igomba guterwa imeze neza. Ni ukuvuga ngo iyo utwaye iyo mbuto, utu twana tw'amafi hari uburyo udutwaramo, hari amazi uba ugomba kudutwaramo n'uko ugomba kudutera. Wenda ibyo tuzabigarukaho mu buryo burambuye tuvuga wenda dushobora kubisesengura wenda uko bimeze. Hanyuma umubare w'amafi aterwa, iyo abantu batera imbuto bisanzwe baravuga bati nzahinga ibigori 2 mu mwobo, ntere kuri santimetero hagati y'ikigori n'ikindi, hari santimetero izi n'izi, hagati mu murongo ni izi santimetero, kugira ngo abahinzi murabyumva cyane. Niba ari ibishyimbo bigufi bavuga uti hagati y'imirongo 2 nzashyiramo santimetero wenda 40, mu murongo hagati nshyiremo santimetero 5 ku bishyimbo bigufi. Ibyo ni ibintu abahinzi nyine muzi, ariko no ku bworozi hari uburyo ugena umubare w'amatungo. Sinzi n'amafi tuyashyira mu matungo, ariko ni ubworozi ugena umubare w'amafi ku buso runaka. Mu byuzi rero umubare ugenwa hakurikijwe ubuso bwacyo, birumvikana ingano y'icyo cyuzi n'ubukungahare ku ntungamubiri bw'ibiryo bizagaburwa. Birumvikana ko hari uburyo umworozi ateganya igaburo, ku buryo amafi 2 kugera kuri 3 bishyirwa kuri metero kare imwe. Metero kare imwe, ni ukuvuga ngo amafi udufi 2 kugera kuri 3 bishyirwa kuri metero kare imwe. Metero kare imwe ni metero kuri metero, birumvikana mu buryo bwa kare. Ngira ngo murabyumva n'imibare mitoya yibanze abantu biga mu mashuri abanza cyangwa se n'abakora imyuga runaka bahita basobanukirwa muri ubwo bumenyi ngiro. Hanyuma rero bikurikijwe n'ubuso nyine uteganya amafi hagati ya 2 na 5 kuri metero kare imwe. Uko niko batera amafi. Ariko warebye bya bindi byose, ubutaka, amazi, uko icyuzi gikoze, uko uzabona igaburo kugira ngo wizere kuzabona umusaruro. Reka tujye noneho ku igaburo. Iminota kuri kwihuta cyane ra. Reka tujye ku igaburo, ubwo turagenda dukomeza ku bintu by'ibanze, ntabwo tujya kuvuga ngo rigizwe n'ibiki bingana gute. Turavuga ku igaburo kuko amafi aragaburirwa, ndetse kubera ko umusaruro w'ibikomoka byororerwa mu mazi ugenda ugabanuka ku isi. Bavuga bati ku isi bavuga ko nibura 3/4 cy'umusaruro wo mu mazi rwose byavuyeho, wasigayemo 1/4, kubera ko hirya no hino usanga ibiyaga, inyanja, imigezi, amafi agenda agabonekamo mu buryo bukomeye, kubera ko abantu basarura batongera kubungabunga ayo mafi, ndetse hakabamo n'ibyonnyi n'ibiza bigenda byangiza n'ibikorwa bya muntu ushaka gukora ibikorwa byanduza amazi, bityo n'amafi ntabashe kwiyongera. Ubwo rero niyo mpamvu amafi agaburirwa. Batangiye uburobyi wenda mu Kivu kera cyane mu myaka 40, umuntu yagenaga nyine umutego agafata amafi akigendera, amafi agenda ashiramo ku buryo n'abarobyi bageze bakabona ko amafi ntayo ari kuboneka, isambaza ntiziboneka. Hagenda haboneka izo ngamba zo gukoma, hakaba igihe abantu bataroba kugira ngo amafi nyine agire ubuzima, yongera abyare abe menshi. Hanyuma hakabaho n'uburyo bwo gukoresha ibikoresho bitangiza uwo musaruro w'amafi. Niba ugiye kuroba utazana udufi dutoya, kandi hari ikigero cy'amafi kiba kigomba kurobwa. Ubwo ni muri ya migezi n'inzuzi no mu biyaga no mu nyanja, birumvikana. Ariko noneho mu bworozi bw'amafi birumvikana ko ubikurikirana ifi yawe nyine ukayisarura ikuze. Muri uku kuyisarura rero kugira ngo ibashe gukura, nuko uyigaburira. Amafi yo mu bwoko bw'ingenge, ubwo ntabwo tujyamo, abatubajije amoko y'amafi ni menshi cyane ngayo mu bwoko bw'ingenge.
iyo agaburirwa ibisigazwa by'ingano, iby'umuceri n'iby'ibigori n'ibiryo by'amafi bikorerwa mu nganda. Ingenge kandi zitungwa n'ibiryo kamere, ni utuntu tuba mu mazi bita plankton, ni utuntu tunyabuzima two mu mazi nyine tujya kumera nk'urubobi bidutunga amafi. Hanyuma ubwinshi bwabyo bugaterwa n'ingano n'ubwiza bw'ifumbire yakoreshejwe, hanyuma umusaruro w'amafi yororerwamo nawo ukagenda urushaho kwiyongera cyane cyane bitewe n'uko umworozi yagaburiye. Hari ibiryo by'amafi nk'uko ushobora kujya ku mangazini, hari ababa bashaka brand, bashaka bya biryo by'amatungo za mvange, n'aya mafi rero akenera ibyo biryo. Hari uburyo bafumbira icyuzi, bakagifumbira bakoresheje ifumbire isanzwe kugira ngo amafi abone ya minyorogoto, ariko hari n'ibiryo bikorerwa mu nganda za mvange aya mafi akeneye kugira ngo abashe gukura neza. Muri iki gihe rero birasaba ubundi buryo, birasaba izindi tekinike n'ubundi buryo bwo kugira ngo habeho umusaruro, ndetse abantu bashakishiriza no mu nganda kugira ngo umusaruro ubeho, abatuye isi babona ibiribwa bihagije. Mu kanya turarebera hamwe noneho uburyo bumwe bwo korora aya mafi. Tuvuze ku guhitamo icyororo, tuvuze ku kugaburira, tunavuze kandi ahaberanye n'amafi. Mu kanya turarebera noneho uburyo bwo korora amafi mu cyuzi bivanze n'ibindi. Urimbarutse y'amajyambere, urimbarutse munyarwanda, urimbarutse y'amajyambere. Ubukungu bw'u Rwanda bushingiye ku munyarwanda, ubukungu bw'u Rwanda bushingiye ku munyarwanda. Haguruka ukore byo, tegura imihigo yahawe hazaza.Ganishyira hamwe ngo ubone uko witeza imbere, byoyoka banki utinyuka ufata inguzanyo, yikoreshe neza ugire mitiwere, uzirinde ubuhemu. Urimbarutse y'amajyambere, urimbarutse munyarwanda, urimbarutse y'amajyambere. Inyangamugayo ubaha gahunda ya leta, yukora umuganda ufasha abatishoboye, yurangwa n'ukuri, ruswa ikube kure, uba ingenzi ikwiye. Fatanya n'abandi kuduteza imbere. Ni radiyo Huguka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi. Ikiganiro twibanze ku bworozi bw'amafi, ariko cyane cyane dukomoza ku bworozi bwo mu byuzi. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, namwe muracyafite umwanya w'iminota nk'itatu cyangwa 5 kuduha ibitekerezo. Tugiye kwakira ibitekerezo, hari n'abatwandikiye, tugiye kubisoma mu mwanya. Ntekereza ko abari hafi inyakiramajwi zanyu mugenda musobanukirwa n'ibintu bitandukanye kuri ubworozi bw'amafi, cyane cyane by'ibanze, kugira ngo umuntu akureho ibigendanye n'ibyatuma atabona umusaruro. Radio Huguka. Alo? Nde turi Aramutse neza. Mwaramutse, ibwira abaduteze amatwi. Ibwire abaduteze amatwi. Okay, ni Rokedi hano i Karongi. Yego. Reka manze nishimire ku kiganiro cyiza batugejejeho. Yego. Natwe turagushimiye. Okay, ni byiza rero ku bworozi bw'amafi, njye nagiye ku kirere neza. Hari uburyo amafi afite umusaruro, kandi abantu batwe bakaba ari abantu ubona bifite ku mufuka. Yego.
umva ko natwe uburyo bayorora wari umugenda ubitubwira neza, natwe tugomba kwitabira uwo murimo wo gukora, kuko abantu benshi bawukora ni abantu bifashisha. gute natwe rero wadukoreye neza kugenda twigisha uburyo twagenda tuyorora, ndibaza natwe tugiye kubikora byihuse kugira ngo natwe iryo terambere tubashe kurigeraho. aha i Karongi se hari ahantu wumvise wakora ibyuzi cyangwa no kujya kwifatanya n'abarobyi bo mu Kivu? Ni hamwe na hamwe ugenda ubona ahantu hari ibyuzi, ntabwo ari ahantu hose. Ni hamwe na hamwe ugenda ubona ahantu hari ibyuzi, kuko iyo gahunda ugeze mu Kivugo amafi ni byiza ko ubu yabona, n'ubundi n'abantu barayaroba bakabasha gusa nk'aho bakwiteza imbere, ariko nk'ahantu hari ibyuzi n'ahantu hakeya, nibaza ko yagiye dusobanura uburyo twagenda tuyorora mu byuzi, natwe twabasha kuba twagira nk'icyo cyororo cyayo. Yego iyo ni ingamba nziza, ariko se uravuze ngo abantu babikora usanga bifite ku mufuka, ubona bigaragara koko ni nk'iki kibaranga abantu babikora mu buryo bwiza? Biragaragara pe, bibyara n'ukuntu ureba umuntu ukavuga ati umuntu afite agafaranga bitewe n'umurimo akora. Yego waramureba ukavuga ati umuntu uri gucuruza amafi, urabona n'uburyo ateye n'amafaranga afite n'ibikorwa aba afite hirya no hino ku ruhande, ubona kabisa ari umuntu ufite amafaranga ku mufuka bitewe n'icyo cyororo cy'ayo mafi, amafaranga kiba cyaramuhaye. Yego umva ko natwe tugomba kubyitabira cyane, amafi natwe twaba twayorora, niyo twayorora mu rugo iwacu kabisa nta kibazo. Bisaba nyine hantu haberanye nabwo, bisaba kuba ufite ahantu haberanye n'ubworozi bw'amafi. nabyumvise nyine, natwe tugomba kureba ubwo buryo tukaba twabukoresha aho hantu mukahabyaza umusaruro. Ahubwo ikibazo nyine cyo kuba wabona icyo cyororo nicyo kibazo umuntu ahura nacyo, ariko nizera ko umuntu aba yagerageza akajya nk'aho ngaho nko ku Kivu ukaba wareba icyororo cy'amafi, niyo wakize ariko nta kibazo nawe ukabasha kuba wakwiyororera amafi. Yego urakoze Rocket. Reka mwishimire rero, gusa ntabwo twari duherukanye bitewe n'uko ugenda ndwaragurika, ariko nishimiye kugaruka neza mu kiganiro cyawe. Imana ishimwe, warorohewe warakize. Yego namwe murakoze kandi turi kumwe, ndabakunda cyane. Yego sawa. Turamushimiye umukunzi wacu hariya ku Kibuye Karongi, ati rwose ni byiza ko abantu nyine babyaza umusaruro ahantu bafite, ati ukaba wajya ku Kivu ugashaka icyororo no kwitonda, ntabwo wavuga ngo ni mu mpuwe kwisambaza njye korora isambaza. Buri isambaza hari aho zibereye, wenda tuzagira umwanya wo kubyinjiramo cyane, ngo zishyire mu byuzi uvuga uti ngiye korora isambaza cyangwa se nzorora terapiya. Gusa tugenda tuvuga ku moko y'amafi, ubundi tuzagira umwanya wo kuvuga ku moko y'amafi, ntabwo twabyinjiramo none ahangaha. Ubwo umukunzi wacu Hakizimana ari buze kutwihanganira, amafi n'umusaruro atanga n'amoko menshi, ubwo tuzagira ikiganiro cyihariye cyo kuvuga ku bwoko bw'amafi n'umusaruro atanga. Hanyuma rero ati rwose ni byiza ko abantu bafite ahantu bashobora kuhabyaza umusaruro, nibyo kuko ngira ngo ni ibintu bigenda bigaragara ko hari ubutaka butabyazwa umusaruro, hari umutungo kamere utababyajijwe umusaruro, ariko abantu babitekerejeho bashobora kuhavana umusaruro runaka, waba umuhinzi wo mu bworozi. Uyu munsi turi kuvuga ku bworozi bw'amafi. Hari ibitekerezo abakunzi bacu bagiye batugezaho, reka mu kanya ndabisoma, nuko mbona nyine ikoranabuhanga ryari rintengushye gato, ariko mu kanya ndaza kubasomera dusangire nabo badusangize uko babyumva ndetse n'impungenge bafite n'ibisubizo bafite. Gira mituwele uzirinde ubuhemu, urimbarutse y'amajyambere, urimbarutse. Tugeze mu mwanya wo gusoma ibitekerezo mwagiye mutwohereza kuri Facebook. Hari ibitekerezo bitandukanye by'abakunzi bacu. Hari abakunzi bacu nyine bakaramata, harimo Sibomana Alphonse ati ndi Kanombe, ati se amafi mu mwaka yeramo kangahe? Ese umurama wayo umuntu yawukura hehe? Amafi agaburirwa nka kangahe ku munsi? Afite ibibazo by'amatsiko, sinzi niba amatsiko yo tubasha kuyamumara neza, twagiye dukomozaho, ariko hari ibyo tuza kubasha kumusubiza mu kiganiro, n'ibyo tuzategura mu buryo bundi. Niyo nsenga Joseph Mustafa ati rwose twaramutse neza hano i Karama, amafi ni meza cyane, ariko se niho umuntu yakura umurama koko? Murakoze.
uyu Shingiro ati mwaramutse ndi Birambo Karongi, ati ndabaza ahantu twakura ingemwe z'amafi wabyise ingemwe. N'ahangaha i Karongi kandi ndabaza uko wayorora neza bya kijyambere. Ati murakoze Birambo ndabakunda, turagushimiye ku bigendanye naho wayakora i Karongi, ariko hari abantu baba bafite ibyo bikorwa baba bari guteza imbere igihingwa runaka cyangwa se ubworozi runaka ntibimenyekanishe, baba bakwiye kutwegera kugira ngo abakunzi bacu nabo bamenye, abahinzi borozi tuba tuganira nabo bamenye amakuru y'aho bakura ibyo bintu byiza bibafasha kwiteza imbere. Reka tujye kuri Niyonsenga ugarutse ati ngira ngo ni igitekerezo yanditse kabiri. Nzayisenga Irene Irwoga mu Ruhango ati twebwe imvura yaduhesheje mu nzu, twebwe hano ntayo tworoye. Hari igihe imvura igwa nyine abantu bakabura uko bajya mu mirimo, ibintu bigahagarara, ariko iyo igabanutse abantu bitabira umurimo. Ingabire ya Delphine ati mwaramutse tubateze yombi hano Nyamirambo, turagushimiye ya Delphine Nyamirambo. Abi Kigali ho mwebweho mu nyarukira ku isoko mukaba murayabonye, mu bisaba nyine ifaranga. Hanyuma uyu yitwa Simbikangwa Gatebe, afite amazina nk'atanu, ati turi kumwe 5 kuri 5 turagushimiye. Uyu ni Mukiza Joshua uri mu Gahunga muri Burera, ati mutubwire ubwoko bw'amafi yera mu byuzi. Lambert ku Rugarika ngira ngo igitekerezo cye yanaduhamagaye ku bwoko bw'amafi buhari ndetse n'uburyo bwakwitabwaho, ngira ngo twagiye tubikomozaho no kubabona icyororo. Turagushimiye Lambert. Hanyuma uyu Alexia Nyiranshimiyimana n'umukunzi wacu hariya Irukoma, atariko nge iyanahombana ati none se ni gute wategura ukorora amafi, ese haba hangahe hangana hate kugira ngo abemo yisanzuye? Ngira ngo twamusobanuriye ko iyo utera amafi uteganya nibura kuri metero kare imwe hagati y'amafi angahe. Mutubwire mwebwe bakurikiye ndetse munatubwire uko bihagaze, ni hagati ya 2 na 5 nere ku ubaha ikizamini. Hanyuma mu kanya turasoza n'ikiganiro cyacu. Ibyo twagiye dukomozaho ntabwo dukunze kuvuga ku bworozi bw'amafi, ariko tuzagenda tubikomozaho tunasesengura buri cyiciro cy'umurimo, nuko umworozi w'amafi akwiriye kwitwara muri icyo cyiciro cy'umurimo mu bigendanye no gufata neza amafi kugira ngo abashe kubona wa musaruro. Mu kanya turaza gusoza n'ikiganiro cyacu. Urimbarutso y'amajyambere. Inyangamugayo ubaha gahunda ya leta y'uko turagenda tugana ku musozi w'ikiganiro huguka cy'uyu munsi. Ikiganiro twibanze ku bworozi bw'amafi, hanyuma mu buryo bwo kororanya iyo ngingo twari tugezeho korora amafi ushobora kubivanga n'andi matungo mato mato n'amanini, kandi hari n'amoko y'amafi ushobora korora. Tuzabigaruka kuko hari amafi y'amoko menshi, za tilapia, izo z'ingenge, yewe n'andi tuzabigarukaho tunavuge nuko atanga umusaruro. Tuvuga buri cyiciro cy'amafi nuko agenda atanga umusaruro, ariko ntugire impungenge niba tutahise tukumara amatsiko ngo aya mafi atanga umusaruro ungana ute. Icy'ingenzi ni uko umenye ibyangombwa: icyuzi, amazi, imbuto. Ibindi byo wakoze uwo mushinga rwose biroroshye cyane kuko biba bihari. Hanyuma rero muri ubu buryo bashyira amafi mu cyuzi hari amanini n'amato batarobanuye ari ubwoko. Hari mbese hari uburyo ushobora gushyiramo amanini n'amato utarobanuye ubwoko. Uburyo hari abantu nyine babikora batyo, akagenda agaterura amafi agashyiramo amanini n'amato, ariko burya imbuto isaba kuba ari indobanure, nk'uko bavuga imbuto nziza iberanye n'ahantu irobanuye.
uburyo rero bwo kuvangitiranya amafi menshi y'amoko atandukanye si byiza na gato. Kuvanga amato n'amanini ugiye gutera iyo mbuto yawe si byiza na gato, nta nubwo binakwiye gukurikizwa mu bworozi bw'amafi ugamije kubona umusaruro. Reka tujye noneho ku bigendanye n'aya mafi yo korora mu rugero rumwe. Ni uburyo nyine batera mu cyuzi amafi angana kandi yavukiye rimwe, bakayagaburira cyane ngo akure vuba, yagera igihe cyo kubyara bakayaroba. Ubu nabwo buryo bubaho. Ubu buryo butanga umusaruro mwiza w'amafi. Iyo wegereye ahantu kuri iyo mbuto ushaka kugenda ugacirira amafi, no gucirira no kugura iyo mbuto ari mu kigero kimwe ukagaburira agakura, ukajyana ku isoko, amafi yagiye igihe cyo kubyara nyine ukajya kuyagurisha. Uburyo rero ngo butanga umusaruro mwiza w'amafi. Ayo mafi rero ngo abyarira mu cyuzi bayororeramo. Intoya baraziroba bakazororera mu byuzi byo kuzikurizamo kugira ngo birindwe ikibazo cy'ubucucike. Birumvikana ko hari uburyo twabonye ko icyuzi kigomba kuba gikoze ku buryo mu gihe cyose ushakiye uvidura, ukuramo amazi, ukaroba rwose bikagenda neza ukamaramo, hanyuma ukimurira mu bindi byuzi kuko ntabwo ucukura icyuzi kimwe, 2, 3. Hari ukuntu ukora ubworozi nyine mu buryo bwa kinyamwuga. Hanyuma rero ukirinda ko habaho ubucucike n'inyabucugane. Ni hano nicyo Kinyarwanda bakoresheje ngo inyabucugane, kumwe zibangurirana bidakwiriye. Hari uburyo nyine umworozi avugurura. Niyo mpamvu uzasanga hamwe na hamwe mu byuzi bimwe na bimwe aborozi b'amafi bavuga bati amafi yacu yaracitse rwose. Ni za nyabucugane cyangwa se kubangurirana hagati yayo mu buryo butari bwo. Intwari itikanga imyato irwiyemaho batinya, mugabo utiyeguriye amayambere agumye nanzi yitebe. Reka twakiriye abandi bantu nka 2 hanyuma dusoze. Alo, turabumva neza? Mama, nagira ngo ngushimire. Yego. Nubwo wenda iminota ibaye mike itabashije kuba watubwira igihe amafi agaburirirwa cyangwa n'igihe umuntu ayasaruririra. Yego. Ako n'ubundi uzabitubwira mu kindi kiganiro. Yewe rwose nagira ngo ngushimire rwose byimaze kuko wakoze. Yego nawe urakoze. Igisemizi Imana ishimwe. Yego turagushimye nawe. Turagenda tugana ku musozo. Ubu buryo nyine budatanga umusaruro no kuvangitiranya, uburyo bwo kurobanura amafi nabwo ni uburyo bwiza butuma ubasha kuyakurikirana. Hanyuma rero aya mafi nanone mu kuyorora habamo cyane cyane aya mafi y'amoko atandukanye, hari iyo bita ngo ingenge, inkube, tirapiya. Mu kuzitera rero habanza kureba ibyangombwa byose n'igihe amara kugira ngo akure, hanyuma kugira ngo agire ingufu, kuko bayazana ari udufi dutoya bakadutwara mu bintu byabugenewe bakabishyira muri cya cyuzi. Nyuma y'ibyumweru 2 bagashyiramo izarya zizavuka. Urumva ko ni tekinike bisaba kugira ngo hatazamo ya macugane na kwa kubangurirana, no kugira ngo nyine uzabone amafi. Hanyuma rero hari n'uburyo nanone ngo borora amafi y'igitsina kimwe, ngo barobanura nyine ibitsina amafi afite hagati ya grama 50 na 40, kuko ariho ushobora kumenya igitsina cy'ifi. Nyine habamo ibitsina 2 nyine, amafi y'ingabo akabamo n'amafi y'ingore, cyane cyane muri za tirapiya n'andi mafi, kugira ngo bigufashe gucungana n'ubu bworozi amafi yawe atazacika. Birumvikana ko nizo ni za tekinike zitandukanye twagiye dukomozaho. Tuzagenda tugaruka noneho ku buryo bwo kugabura mu buryo butandukanye, kuko buri cyiciro cy'ifi, buri cyiciro cy'ubworozi kigira uburyo cyitabwaho. Amafi mato, amafi amaze gukura, amafi ageze igihe cyo kuva mu cyuzi, kuko ushobora kuyarekeramo igihe cyo kuvamo cyarageze ugasanga urimo urabihomberamo. Ibyo tuzagenda tubigarukaho ndetse tunasubiza n'ibindi bibazo mwagiye mwibaza, ubwoko bw'amafi n'umusaruro atanga. Yewe tuzabigarukaho. Ubu twakomoje muri make tuvuga tuti ese ubworozi bw'amafi umworozi yakwitwararika kuki? Twabonye ko yakwitwararika ku butaka agiye kororeraho, ku mazi azaboneka aho hantu, ndetse no ku cyororo, imbuto y'amafi, na za tekinike zigufasha kwirinda ko amafi yawe yacika mu cyuzi. Amajyambere. Alo, Halo, turabumva neza? Imana sa ku Gisagara. Yego.
ngamba shimwe ku kiganiro mwadaho no munsi. Yego. Uko hari namwe mwatugiriye byo kutavanga amafi. Yego. Hari benshi bapfa gukora uko babonye ariko ubwo twasobanukiwe. Yego. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane. Namwe. Turashoje tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro huguka cy'uyu munsi, akaba ari ikiganiro twibanze ku bworozi bw'amafi, tuvuga cyane cyane uko ubu bworozi buhagaze muri iki gihe, ndetse turirebera hamwe ibintu by'ingenzi umworozi akwiriye kuzirikana kugira ngo yizere kuzabona umusaruro. Nk'uko mwagiye mubyumva rero, abakunzi bacu hirya no hino bagiye babaza ibibazo bavuga bati se ni gute unyura ku byuzi ugasanga bimwe rwose nta mazi akibamo, aborozi b'ayo mafi bakavuga bati amafi yacu yagiye acika. Nyine muvise ko hari zimwe mu ngamba zikwiriye gufatwa ku muntu ushaka kwinjira mu bworozi bw'amafi, akareba ubutaka agiye kororeraho, uburyo acukura icyuzi cye, bwa butaka bw'ibumba, uburyo agiha pante cyangwa se agiha ubuhaname runaka, amazi azakoreshwa, ubushyuhe, igipimo cy'ubushahire bw'ayo mazi bakabigupimira neza, ukamenya imbuto, ukamenya uburyo uzavanga ayo mafi. Ushobora korora igitsina kimwe, ushobora korora amafi angana, ushobora kuvangamo n'ubworozi bw'ingurube, ushobora kuvangamo n'ubworozi bw'inkwavu. Ayo matekinike yandi y'ukuntu wagenda uvangura ugaburira tuzabigarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha, ntabwo tuzatinda tubamara amatsiko, ndetse bidukundiye mu cyumweru gitaha twabigarukaho tugasesengura neza kugira ngo wowe mukunzi wacu tukumare amatsiko, nuko nubwo hari adashira burundu kuko hagenda havuka za tekinike, havuka imikorere mishyashya ku buryo abantu bagenda bunguka ubumenyi n'uburyo bw'imikorere kugira ngo bashe kubona umusaruro. Reka rero duhindira ahangaha dushima mwebwe mwabanye natwe, mwebwe mwaduhaye ibitekerezo, mwebwe mwaduteze amatwi mwibereye mu ngo zanyu, mutagiye muduha ibitekerezo ariko mukadutega amatwi. Reka tubashimire ku ruhare rwanyu muri iki kiganiro, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda radiyo yanyu Huguka yabateguriye. Nge na Florentine Mukarubayiza, naho ku wa gatatu muri Huguka noneho tuvuga ku ndwara mu bihingwa, tuvuga cyane cyane ku bigendanye na nkongwa mu bigori n'ingamba ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB zihari kugira ngo izo ndwara zikumirwe, cyane cyane ko byagiye bigaragara ko iyo nkongwa yagiye igaragara mu mirimo itandukanye hirya no hino. Reka tubashimire rero, mugubwe neza, Imana ikomeze kubafasha. Rutimbo sinzaba mu bwigunge. By'ukuri tubonye urukwavu rubyara inka, ibihe byarahindutse ntabwo ari nka cyanjye. Ikintu nabwira abatekinisiye bajya badukorera inyigo gihingwa gikwiranye n'ahantu. Mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe, kandi kabazo nari mfite nta miti kuboneka yo gutera mu mizinga. Icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire. Urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga? Urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga? Urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi? Kurikira ikiganiro Huguka. Ikiganiro Huguka mugikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa 3 kugera kigasubiramo buri wa kabiri guhera saa 2 z'ijoro na buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo. Nimucikwe.